Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza kugiye gusenga wenyine ese ni ngombwa ko atora adhana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Abagiye gusenga amasengesho bonyine barimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice cy'umuntu uri ahantu hagezwe adhana cyangwa se yizeye ko adhana yahageze kabone nubwo we ataba yayumvishije, nko kuba yarasinziriye cyangwa se wenda hari impamvu ituma adhana atayumva, ariko azi neza ko aho ngaho ari adhana yahageze. Uyu nguyu ugiye gusengera ahangaha ntago asabwa gutora adhana, anayitoye byaba ari umugereka ntacyo bitwaye, ariko ntago ari itegeko kuri we ko atora adhana. Uwa kabiri ni umuntu uri ahantu kure, hafi aho nta hantu yizeye ko hatorewe adhana, nko kuba nta musigiti uhari cyangwa se ari mu butayu cyangwa ari mu nyanja n'ahandi nk'aho ngaho, azi neza ko aho ngaho nta adhana yahageze. Uyu nguyu ategetswe gutora adhana, hanyuma yamara gutora adhana agakima iswala agasenga. Hanyuma adhana uyu nguyu iyo ari bufatanye amasengesho, adhana imwe ifatanye amasengesho yombi nko kuba ari ku rugendo, hanyuma iqama cyangwa se gukima iswala bigakorwa kuri buri sengesho, nkuko tubibona muri hadithi ya Malik ibn Huwairith, Imana imwishimire, avuga uko yari ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, hanyuma intumwa y'Imana ikaza kubareka ngo basubire iwabo, hanyuma irababwira iti fa idha hadaratis salah, isengesho nirigera murimo mugenda muri mu rugendo, aravuga ngo falyu'adhdhin lakum ahadukum, umwe muri mwe ajya batorera adhana, waliya ummukum akbarukum, hanyuma umukuru muri mwe kurusha abandi ajye aba ari we ubasarisha. No mu zindi riwaya uburusha abandi gusoma Qur'an ari uzajya basarisha. No mu zindi riwaya hadithi ikatondeka uburyo abantu basengesha bakurikiranye, ariko ujya imbere n'urusha abandi gusoma Qur'ani, hanyuma bakagenda barutanwa ku bindi byiza nko kurutanya kumenya sunna, kumenya amategeko rusange. Umukuru kurusha abandi, uwimutse imbere y'abandi, utuye mu mujyi kurusha utuye mu cyaro n'ibindi bitandukanye abantu bagenda barutanwaho. Bityo gutora adhana muri iyi hadithi no mu zindi hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama abigira nk'umwe mu muco n'umwe mu migenzo igenga isengesho. Bityo umuntu ari wenyine asabwa gutora adhana, ari babiri basabwa gutora adhana, igihe cyose aho bari hatigeze hagerwa na adhana, wallahu a'lam. Hanyuma no gutora adhana nuko barangurura ijwi, ntago umuntu atora adhana yitorera we ku giti cye, agomba gukora uko ashoboye ku buryo hari ikindi kiyumva mu bimukikije, ntago ayiyumvisha we ubwe ku giti cye, ahubwo arayitora ku buryo hari ikindi kimwe ayumvisha, kubera ko mu yindi riwaya, mu yindi hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ivuga ko nta buye rizamwumva cyangwa se igiti cyangwa igishyitsi cyangwa ikibaya cyangwa umusozi, usibye ko bizamubera umuhamya ku munsi w'imperuka ko yari mu basenga kandi bubahiriza amasengesho. Wallahu ta'ala a'lam.